ndashaka kureka kugorama nk'ikinyenzi cyabuzukiye ngo nsobanurire neza ahantu umaze iminsi ujya mbere y'uko utavuye ku kazi. Ko rwose ukuntu wanyihaga byarahindutse, warasahuwe neza neza. Siko wagira ngo uri igishoboye kwe. Reba hano se nyine, siwe ndimo ndabaza. Ko babivuze ukuri ko abagabo wenda batajya batandukana n'agasusu. Sine, garukira ntukarengere rwose. Ntugashinje umuntu binyoma, ugire nawe kubimwamya nkaho ubizi sheri. Ngo sheri, umva nkubwire rero. Ndagira ngo nkumenyeshe ko nudahindura ngo uhindukiza ku karenge. Njye urugo rwose nzagutamo ngende. Nzisubirira iwacu, urabizi ko nta biryo byahabuze. Cyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, uri umugabo wanjye urabizi niwe wanzanye muri no rugo. Iyo ugiye usiga utanziritse. Ariko Sine. Ujaruka ko ururimi ari inyama yigenga. Ndabizi. None uzi ko ururimi ari inyama ya mbere igira ubwoba bwo gusuramo akaga yateje imbere. Nujya ubona imvura iguye itakobye, ujye umenya ko ari impamvu cyangwa se ko ibihe byahindutse. Nko kuza uporomoka nk'imodoka yacitse feri, wajya ubanza ukabaza cyangwa se ugafata inzira ukohoha nk'uko bivuga ukagenda. none uravuze ngo ngende. Wagenda rwose. Ujye ubona uko winjiza amabara yawe hano. Urakoze ko umukuri kwawe. Babivuze ukuri ko abagabo ntacyo dupfana. Sugi, ushaka kusangicisha agahinda. Ariko Sine, basi wafashe nkamenya ikibazo ufite. Ko hari n'umuntu wagira ngo warozwe no kwimana. Ako sugira umugabo wanjye. Wamburanye iki? Ko ari imfura. Babarira umbwire n'iki wamburanye. Kuko rwose abagore nitubiyoberwa iyo umugabo afite aho yanyamukiye. Kandi iyo umuntu yaguhaga ugahaga yahindura bimenya. Wagiye umbwira n'iki wamburanye gishobora gutuma wajya hanze wakihanganye kuko tutazazana sida tugapfa tutanye. Ziba! Ukeka ko ingeso wagenderagamo mbere tutari abana zaba zarangizemo gute ko ntakonka? Sine, mbabarire kurengera, ntabwo rero ngamire kukwibutsa ibyahise. Ariko nimba urwaye wambwira nkakuvuza amayira kigengo. Kuko usibye no gusara ndabona wanatumbutse rwose. Ariko reka ngende, hato utankoresha amakosa ngacumura. Gusa cunga ururimi rwawe kuko warengera bikabije cyane. Ndabyumva. Kutuzuza neza iriya nshingano bishobora gusenya urwanyu. Ariko nimba harimo no gucanya inyuma, ibyo byabasha kuzanira akaga umuryango. Kirirwa yivuna doctor. Uwo twashakanye ntajya mpakanya ngo tuganire. Niyo mpamvu ubona birinze bigera ahangaha. Nta mwanya nakwimye rwose w'imbeshyira. Nawe utaha waguye agacuho. Ego nawe usiga mfata nk'ito. Ibyo nakubwiraga mugabo. Ubu maranye iminsi ibibazo mu kazi. Tsari mu ijoro ryakeye ubu. Kandi bari unsezera ku kazi. Ko ntabwo igeza mu mwanya ngo tuganire. Nkaba nkigera mu rugo nsaba kuzuza inshingano z'urugo. Kubera ko mukunda kandi nifuza ko yababara, nabaye ngitangira mera nk'igishushe nk'uko yabinkuriye. Ariko naho umure ntawe nzongera kujya.
wenda tuzareba ko inzara ari izazana umunezero yifuza. abashakanye bataganira niyo ntandaro yo gusenya urwabo. Sine, urumva amakosa wakoze? ndayumva rwose. Kuko utigeze umenya impamvu z'impinduka zabayeho. Aho kugira ngo umubaze umwegere, uhitamo kumukeka ibinyoma. Wakabaye wamubajije mukabiganiraho, ukaba wamugiriye n'inama yo kuba yasevinga akazi yatakaje. Please. Sine, muranagukunda. Mbona kubabaza urubavu rwanjye. I love you.